Abanyefilipini bifashe mu bwonko no mu mutwe birabacanga bibabera inshoberamahanga. Umunyarwanda mwiza yaravuze uti iyo bigucanze biba byakubera inshoberamahanga. Uwo kari mu by'ukuri Tony Michael avuye muri Filipini yaragiye gutwara irushanwa ry'amagare ry'isi riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda, byaje no kurangira asenutse hasi akubita umutwe hasi. Ikizwi nka helmet cyangwa se ubwirinzi bw'ingofero zihabwa by'umwihariko bari muri irushanwa, baje ko mu by'ukuri batangara nyuma y'uko uyu munyefilipini yaje gukubita umutwe hasi bikanarangira mu by'ukuri avuye mu irushanwa. Byaje kumvikana ko yari wari ku mwanya wa mbere ubwo yakataga mu ikorosi gato cyane, yaje kuba yasenuka igare ipine riranyerera. Imodoka zamurindaga by'umwihariko nk'izizwi kugenda zibagenda inyuma ndetse yewe zikanabahindura amagare mu gihe hagize ikibazo kivuka mu irushanwa. Byaje kumvikana ko Tony Michael waturutse muri Filipini, abanyefilipini bose bazamuye amadarapo yo muri Filipini, baza kumvikanisha induru ivanzemo n'amarira nyuma y'ibyishimo byumvikanaga mu Rwanda. Umunsi wa gatatu amagare ari kubera mu Rwanda i Kigali, amahanga yose akaba yahuruye. U Rwanda rwahuruje amahanga, ubwo abantu bose bahagaze imihanda yose biteguye kureba uwa mbere uri buze kwegukana irushanwa ryo ku munsi wa gatatu ry'amagare y'isi ari kubera mu Rwanda. Gusa byaje kurangira uwari kuba uwa mbere abaye uwa nyuma, bishobora no kuza kumuviramo gushyingurwa. Muri Filipini batangiye ko bagaragaza agahinda n'amarira ubwo bazamuraga amadarapo bari bafite. Yewe mu kaboko k'iburyo hari harimo idarapo rya Filipini, mu kaboko k'ibumoso hahagazemo idarapo ry'u Rwanda barizamura bagaragaza ko Tony Michael jari ugiye kuba uwa mbere akaratwara irushanwa ry'u Rwanda ku nshuro ya gatatu. Amagare ari kubera mu mujyi wa Kigali by'umwihariko kuri shampiyona y'isi USI, shampiyona yateguwe bakavuga ko u Rwanda ari igihugu gisukuye cyamaze kuba cyarategura irushanwa ry'amagare y'isi rizabera mu Rwanda. Ukabona ko benshi cyane bari bitabiriye. Gusa nyuma yo kwitabira mu by'ukuri uwari uwa mbere atashye muri ambulance. Byaje kumvikana ko mu by'ukuri uyu munyefilipini uri mu gihugu cy'u Rwanda guhatanira amagare ndetse yewe gushaka n'ibihembo bitandukanye harimo n'imidare, ubwo kandi n'imipira ya bronze yambikwa wabaye wa mbere. Ku murongo yirukanka cyane asigaje ibirometero 8 gusa ngo abo wa mbere, bigaragazwa neza ko mu by'ukuri yarasize bose yabanikiriye. Byaje kugaragazwa neza amashungu ko yakomeje kugenda afatwa. Tony yaje kuba yakubita hasi ipine rirasenuka, ahita akubita umutwe hasi, ikizwi nka helmet cyangwa se ingofero y'ubwirinzi bahabwa iza kuba yamuva mu mutwe. Icyo cyaje kuba cyabakaga, biza no kuba byagaragazwa ko ibingibi mu by'ukuri byaje guteza kasa mutwe ku bafana bose bari bari gukomera yewe basara bavuga ko Tony agomba kugira ku murongo wa mbere agatkegukana intsinzi. Byaje kurangira mu by'ukuri ibyishimo by'ibyishimo bije guhinduka ibyishimo by'amarira. Ibi byose mu by'ukuri abari aho bose baje ko bakifata ku munwa bavuza induru, umunwa bawuhereza amaboko. Byaje kumvikana ko uyu munyefilipini wari witezeho kuba uwa mbere, byaje no kurangira kubisa umutwe hasi ikizwi nka helmet nk'ingofero y'ubwirinzi bahabwa. Bize no kuba byarangira mu by'ukuri byari byishimo bihindutsemo amarira. Gusa byaje kumvikana ko umuyobozi wa SUA yakomeje kugenda atangaza ko imyaka igera ku 109 irashize hatangijwe irushanwa ry'amagare ku isi. Umuryango wa UCI yakomeje kugenda nk'uko byakomeje kugera bitangazwa, bikavuga ko mu by'ukuri hashize imyaka 109 irushanwa ry'amagare ritangijwe by'umwihariko ku rwego rw'isi. Ibi byose mu by'ukuri ni bimwe tugiye kwaba twarebera hamwe muri kwerera irushanwa ry'amagare y'isi riri kubera mu Rwanda. By'umwihariko ushobora ko ari bwa mbere tugiye kubona ku muyoboro mugari wacu, turagusaba gukanda subscribe ikindi kandi wibuke no gufungura kuri inzogera notification kugira ngo ntuzajye ucikwa ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kandi. Nje mukomeza kugenda mubana, nyita Mr John Ferro, umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho by'umwihariko kuri kuvugwa mu mahanga no hanze yarwo. By'umwihariko tugiye kwa twakwibanda ku dushya twose twakorewe ku mpanuka by'umwihariko zikomeje kugenda zibera mu marushanwa y'igare ari kubera mu gihugu cy'u Rwanda mu burasirazuba. By'umwihariko bigakomeza kugenda byumvikana ko nubwo yewe impanuka yabaye ariko ntago byabujije impara gucuranga nkuko byakomeje kugenda byumvikana. Yego ari ku wa mbere w'umunyefilipini amaze kuba yagwa, ariko mu by'ukuri abandi baracyakomeza irushanwa, bahise bamutaruka inyuma gato bahita biruka barakomeza. Aya ngaya ari amahirwe yakomeje kugenda habwa undi muntu wari uri ku mwanya w'imbere. Nkuko byakomeje kugenda byumvikana, ibihugu bitandukanye biri mu rubyiruko nka Nepal byagaragaye mu Rwanda biri kuzamura amadarapo. Nkuko byakomeje kugenda bivuga ko Ubirigi bwakomeje kugenda bwishimira ibikorwa biri gukorerwa mu rw'imisozi igihumbi. Nkuko byakomeje kugenda byumvikana, amahanga yose yabashe kuba yahurura. Gusa ibihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda byamaze kuba byakaza umurego, yewe bitangira kuzamura amakimbirane hejuru hafi no kurwana. Byatangiye kurebana mu kanwa. Uburundi bwatangiye kumvikanisha ko budashaka umunyarwanda numwe wongera gukandagira mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe kandi bwakomeje kugenda bugaragaza ko budashaka umurundi wongera kugira mu gihugu cy'u Rwanda yewe kwitabira shampiyona y'amagare y'isi iri kwera mu Rwanda. Nguko Kongo nayo yatangiye kukaza umurego ikavuga ko nta muntu numwe utwara igare mu gihugu cya Kongo ugomba kwitabira irushanwa ry'amagare y'isi iri kwera mu Rwanda. Rw'imisozi igihumbi kandi ngo bakomeje kugenda baruvuzaho umuriro yewe barwataye imiriro, rwakomeje kugenda rujya mbere, ibikorwa byabwo bikomeza kuba byategurwa neza cyane. Byakomeje kugenda byumvikana nubwo nta muhanuzi wemerwe wabo, u Rwanda rwakataje rwatangiye guteguza abanyamahanga yewe rurababoroza cyane.
gusa nk'uko bitandukanye byakomeje kugenda byumvikana ko ababirigi bamwe na bamwe nubwo bitabiriye irushanwa hari bamwe bahagarikiwe bugikubita bari baje mu Rwanda by'umwihariko kuba bahagarika irushanwa ririmo hagati nk'uko byakomeje kugenda byumvikana babyumvishe neza ku binyamakuru bakomeje kugenda ubona n'inkuru zakomeje kugenda zitangazwa mu ruhando rw'imyidagaduro nk'uko byakomeje kugenda byumvikana si u Rwanda gusa rukomeje kugenda rwishimira ibikorwa n'ibindi bihugu bitandukanye byitabira irushanwa ry'amagare y'isi riri kubera mu Rwanda bakomeje kugenda ubona ko u Rwanda rwakomeje kugenda rukataza n'abanyarwanda ubwabo yewe batangiye ko bagaragara mu irushanwa bari gutwara ibihembo bitandukanye ibi kandi mu by'ukuri biri mu byatumye abarundi n'abakongomani bakomeza kugenda bahaguruka yo batangira kwatsimira ku Rwanda iyo batangiye kuvuza igitutu no kuvuza umunwa uhuza ubuhuha bigatangira kumvikana ko abarundi n'abakongomani bafatanyije kuba bakijujutura ndetse no kuvuga u Rwanda gusa uw'ikirenga bitwe Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda avuga ko nta wamuhagarika mu gukataza mu guteza u Rwanda rwe n'abanyarwanda imbere nkuko byakomeje kugenda byumvikana abanyarwanda bakomeje kugenda bashyigikira umusaza Paul Kagame byakomeje kugenda bivugwa ko n'ubwo u Rwanda rukomeje kugenda rugwanwa ariko bitazaruhuza mu by'ukuri kwa rwazana udushya dutandukanye ngibe bikomeje kugenda bivugwa bikanabera mu dushya dutandukanye harimo n'impanuka zikomeje kugenda zitwara ubuzima bw'abatari bake nkuko bikomeje kugenda byumvikana ubundi shampiyona y'amagare y'isi yateye imbere by'umwihariko mu mugabane wa Afurika bikagaragazwa ko n'u Rwanda rwamaze kuba rwakakira iterambere ry'amagare ariko nubwo mu by'ukuri bivuga ko iterambere ry'amagare riba benshi cyane barahapfira abandi bakavunikira abandi bakaburira ubuzima byose ntago byabuze impara gucuranga nkuko nakomeje kugenda bisubiramo birumvikana neza ko irushanwa ry'amagare iyo ribaye benshi cyane barahakomerekera yewe hari n'abahapfira hari n'abandi bavunika ingingo zabo zose bikarangira batongeye kwitabira irushanwa gusa nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'umunyabanga mukuru wa UCI wateguye irushanwa ry'amagare y'isi yakomeje kugenda agaragaza ku irushanwa ry'amagare y'isi impamvu ryasemo kuba ryabera mu Rwanda nuko u Rwanda ari igihugu gifite imisozi igihumbi rukaba rugaragaza imihanda irambuye n'indi izamuye ibyujujwa byose bisabwa mu irushanwa kugira ngo ribere mu gihugu cy'u Rwanda bye byamaze gutegurwa kandi bigagaragazwa neza ko mu by'ukuri byuzuye bigaragazwa neza ko mu by'ukuri u Rwanda rwagiye rusaba kenshi cyane kugira ngo irushanwa ry'amagare ry'isi ribere mu Rwanda ariko bikumvikana kandi neza ko mu by'ukuri rwakomeje kugenda rushyirwa ku mwanya wa waiting cyangwa se gutegereza gusa n'ibindi bihugu byakomeje kugenda byumvikana muri Afurika byakomeje kugenda bisaba ko u Rwanda kamburwa ubuzima gatozi bwo guhabwa by'umwihariko shampiyona y'amagare y'isi uko byakomeje kugenda byumvikana gusa byakomeje kugenda bigaragara ko Bwana Nduhungirehe Olivier akaba n'umwe mu baminisitiri bakomeje kugenda bavugisha abanyamahanga byumvikanye neza ko yongeye ko mu by'ukuri yavugisha abanyamahanga witwa Nikora uturuka mu gihugu cy'u Burundi yongeye kuba yavugishwa cyane nyuma yo kubona shampiyona y'amagare y'isi ikorera mu Rwanda gusa nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'abanyamahanga batandukanye bavuga ko n'ubwo u Rwanda rukomeje kugenda rwikoma mu ntamatama n'ibindi bihugu bitandukanye u Rwanda ni kimwe mu gihugu bashyitsemo bakabona ibyo baruvugagaho mu by'ukuri biratandukanye n'amaso yabo yakomeje kugenda bihera byakomeje kugenda byumvikana ko abanyamahanga bamwe na bamwe bari baje kumurika ibicuruzwa byarangiye bashatse kuguma mu gihugu cy'u Rwanda urw'imisozi igihumbi rukomeje kugenda rutera imbere